Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, twagarutse mu byigisho byacu nk'ibisanzwe muri kumwe na Horike, aho tugiye kurebera hamwe inyigisho y'uyu munsi itubwira avance ya mbere y'umusoro ku nyungu IQP ya 2026. Ese uyu musoro reba bande? Ese uyu ni musoro usorwa mu buhe buryo? IQP ni iki? Aya magambo ni amagambo y'imene y'icyongereza, amagambo arambuye avuga Income Tax Quarterly Prepayment. Ni umusoro ku nyungu wishyurwa mbere y'uko umwaka urangira. Uyu musoro wishyurwa mu byiciro bitatu mu mwaka kugira ngo umusoreshwa adakererezwa cyangwa atategereza kurangiza umwaka wose ngo yishyure umusoro wose icyarimwe. Nk'uko mubizi, kuri 31 Werurwe twishyuye umusoro ku nyungu cyangwa se CIT cyangwa PIT kubikorera ku giti cyabo. CIT ni ku ma company nk'uko twabisobanuye mu cyigisho twatambukije. Niba utarumvishe icyo cyigisho cya CIT na PIT, nakugira inama yo kujya kuri YouTube ukagenda ukagikurikira kugira ngo uze kubasha kumva iyi CIT yo mu bihembwe. Twadekaraye rero umusoro w'umwaka wa 2025 tuwudekarara bitarengeje 31 Werurwe. Bivuga yuko ari amezi atatu, Mutarama, Werurwe, Mutarama, Gashyantare na Werurwe, ari amezi atatu yose yari amezi yo kudekarara uriya musoro wa CIT ya 2025. Ubu rero uyu munsi tugiye kudekarara cyangwa se tugiye kwishyura bitarenze tariki 30 z'ukwa gatandatu uyu mwaka. Ku kwezi turimo dusigaje iminsi mikeya kandi twahawe amezi atatu yo kwitegura uyu musoro. Kuvuga ngo uyu musoro ni umusoro w'amezi atatu ariyo Mutarama, Gashyantare na Werurwe. Twarangiza bakaduha amezi atatu yo kuwutegura yo kuwudekarara. Ni kuvuga ngo guhera mu kwa kane, mu kwa gatanu, kwa gatandatu ni amezi atatu yo kwitegura kudekarara no kwishyura uwo musoro. Kugira ngo rero uyu musoro uhure n'ibihano byawo uba wararangaye cyane, kuko baba baraguhaye igihe kinini gishoboka cyo kuba wadekarara ukanishyura uyu musoro. Ntabwo rero byakabaye yuko utegereza itariki ya nyuma, aho uzasanga sava abantu bayuzuyemo, network ikaba nkeya, bikarangira byanze. Murabizi yuko hari n'igihe Rwanda Revenue ijya yongeraho umunsi, ariko icyo gihe nuko itariki ntarengwa iba yabaye ku munsi wa konji cyangwa muri weekend. 30 rero murabizi ko izaba mu mibyizi, niyo mpamvu ukwiriye kubikora hakiri kare. Ikindi impamvu batubwira kudekarara hakiri kare, kuko baduhaye amezi atatu yo kudekarara, twagombye kuba twaradekaraye mu kwa kane cyangwa mu kwa gatanu cyangwa mu ntangiriro z'uko. Nuko baba bashaka ko igihe usanze harimo ikibazo ujya kukibaza hakiri kare, kikakemurwa hakiri kare, noneho ukazasura umusoro neza. Ubu rero haramutse harimo ikibazo mu musoro wawe, ugategereza ziriya 30 ukaba ari bwo uri bubikore, wajya kubaza uburyo bagukemura icyo kibazo, ugasanga bari busy, bikarangira ushyiriweho ibihano kandi bitari ngombwa. Ibi rero byo gushyira mu gihembwe byorohereza usora kandi bikafasha na leta kubona amafaranga yo gukoresha mu ngengo y'imari y'uwo mwaka. Ari wowe biragufasha na leta bikayifasha, kubera yuko mu mwaka niba ushobora gusora umusoro wa miliyoni 10 cyangwa 6, iyo uwutanze mu bihembwe ugatanga miliyoni 2 biragufasha kuruta kuyaterurira rimwe, kandi na leta nayo bikayifasha hagati mu mwaka kubona amafaranga yo gukoresha. IQP yishyurwa ryari? Yishyurwa mu bihembwe bitatu. Igihembwe cya mbere gitangira ku itariki ya mbere Mutarama, kikarangira 31 Werurwe. Barangiza bakaguha amezi atatu yo gutegura
declaration no kwishyura ariyo Mata, Gicurasi na Kamena. Ubwo ni igihembwe cya mbere. Igihembwe cya kabiri rero gitangira ryari? Igihembwe cya kabiri gitangira mu kwezi kwa kane, ukwa gatanu n'ukwa gatandatu, barangiza bakaguha amezi atatu yo gutegura declaration no kwishyura, ukazishyura bitarenze tariki 30 Nzeri. Igihembwe cya gatatu rero kigatangira ryari? Kigatangira mu kwa karindwi, mu kwa munani no mu kwa cyenda, barangiza bakaguha amezi atatu yo kudeklarara no kwishyura, ukazishyura bitarenze 31 Ukuboza. Ngayo nguko nuko ibihembwe by'umusoro cyangwa se bya avance ku musoro ku nyungu biteye. Ni ibihembwe bitatu biteye muri ubwo buryo. Tariki ya mbere ntarengwa ni 30 Kamena, indi ni 30 Nzeri, indi ni 31 Ukuboza. IQP ya 2026 ibarwa hashingiwe ku bicuruzwa cyangwa serivisi byagurishijwe mu mezi ya Mutarama, Gashyantare na Werurwe 2026. Umusoro tugiye kudekarara ni uw'aya mezi atatu, ni igicuruzo cy'aya mezi atatu. Formulaire dukoresha mu kubara uyu musoro tubibara gute? IQP ihwanye n'umusoro wishyuwe umwaka ushize, tugabanyije turnover y'umwaka ushize tugakuba turnover y'iki gihembwe tugiye kudekararira. Ngira ngo birumvikana, ufata umusoro wasoze mu mwaka washize, sibyo? Warangiza ukawugabanya n'igicuruzo cy'uwo musoro, igicuruzo wari ufite. Igicuruzo wari ufite muri uwo mwaka, ufata uwo musoro ukawugabanya igicuruzo wari ufite muri uwo mwaka, warangiza ugakuba igicuruzo noneho ufite muri icyo gihembwe. Ngira ngo abo tumenyeranye ijambo igicuruzo cyangwa sales cyangwa turnover muracyumva. Urugero rw'imibare rero, tuvuge umusoro wishyuwe muri 2025 wari miliyoni 3. Turnover ya 2025 cyangwa igicuruzo cyo muri 2025 cyangwa se turnover yo muri Mutarama muri uyu mwaka wa 2026 tuvuge ngo ni ibihumbi 10 ni miliyoni 18. Uvuga ngo turnover ya Mutarama, Gashyantare, Werurwe 2026 ni ukuvuga ngo urabaza muri iki gihembwe usanze igicuruzo cy'aya mezi atatu ari miliyoni 18. Ubwo rero tubanza kubara gute? Turafata ziriya miliyoni 3 tubonye twishyuye mu mwaka washize. Mu mwaka washize twari dufite igicuruzo cya miliyoni 60. Ubwo turafata miliyoni 3 tugabanya igicuruzo cya miliyoni 60 twari dufite, nuko nta byanditseho hano hejuru, ariko igicuruzo twari dufite cyavuyeho uyu musoro miliyoni 3 cyari igicuruzo cya miliyoni 60. Ubwo rero turafata miliyoni 3 tugabanye miliyoni 60 tubone 0 n'ibice 5. Noneho turafata 0 na 0 n'ibice 5 dukube igicuruzo cyo muri iki gihembwe ari cyo miliyoni 18, tubone ko umusoro tuzasora ari ibihumbi 900. Bivuze ko IQP y'igihembwe cya mbere izaba ibihumbi 900. Niba rero nta musoro wishyuye mu mwaka ushize kubera igihombo cyangwa se waradekaraye 0, wowe ntabwo urebwa n'uyu musoro kuko udafite ntabwo ufite icyo turi bufatireho tubara uyu musoro. Nta gicuruzo ufite, nta musoro ufite cyo mu mwaka washize, urabyumva ko uyu musoro wowe utakureba. Reka rero turebe uburyo uyu musoro bawudekarara twihuse. Itaxi yacu nituhagera nkuko mubizi tujya tujya kuri new declaration, twagera kuri new declaration tukahita tujya kuri submit, tukahita tubona hano badushyiriyemo doc ID, tukayikirikaho, tukahita tujya kuri enter declaration, tukagera kuri enter declaration bakaduha ibyo tugomba kuzuzamo. Nkuko rero twabibonye ahangaha, wuzuzamo igicuruzo cyose cyo muri iki gihembwe hano kuri ku 10. Kuri linye ya 10 uzuzamo igicuruzo cyose cyo muri iki gihembwe.
aha kuri linya 20 wuzuzamo withholding bagufatiriye 3% bagufatiriye muri iki gihembwe niba warajyaga kurangura ibintu hanze ugaca kuri gasutamo hari umusoro baba baragusigaraniye. uwo musoro rero ugabanya umusoro ugiye kwishyura kuko uba warawusoze, ibintu ugiye gusorera biba byarasoze. withholding tax bikwiriye gukurwamo. ahangaha nk'uko mubibona nta kintu twigeze twuzuzamo, ariko dukoze save version tubwira ngo ubona ko batubwiye ko igicuruzo cyanyu muri iki gihembwe kingana na miliyoni 2,649. ubu ntabwo ushobora gushyiramo hasi y'aya mafaranga ngo bikunde. ni ukuvuga ngo igicuruzo dufitemo hano ni iki ngiki. ushatse nicyo wahita ugenderaho ugakora kopi, warangiza iki gicuruzo hano tukaza tugahita tugishyiramo. ariko ugiye no muri IBM wateranya ukaza gusanga ari amafaranga n'ubundi ari aya ngaya. amafaranga rero iyo umaze kuyashyiramo na withholding dufite twebwe kuko tutigeze dutumiza ibintu hanze, nta n'amasoko ya leta twafashe. ubwo iyo tumaze kwandikamo igicuruzo cy'iki gihembwe nta kindi dukora, duhita dukora kuri save. iyo tumaze kwemeza ko igicuruzo cyacu ari kiriya, nta kindi dukora, tuhita dukora kuri continue with upload annexures tukahakirika. iyo tumaze kuhakirika batubwira ngo dukushyiramo imigereka. imigereka rero batubaza ni iyihe, ni withholding tax na 5% withholdings. iyi migereka twebwe nayo dufite, dushobora gukomeza, ariko nabereka uburyo iyi migereka tuyibona cyangwa se tuyuzuza mu gihe wowe ufite ibyo uyuzuzamo. tuhita tuza hano kuri annex downloads tukajya kuri IQP, tukajya hano kuri CIT cya PIT. niba ari CIT uri kuzuza urashyira kuri CIT cyangwa ugiye kuri PIT, aho wajya hose izi annex zirasa. downloadinga gutya ukahita ufungura, ufunguka gutya. amara gufunguka gutya ukaza hano kujya kuri enable editing, wahava ukahita ujya hano kuri 5% withholding ukuzuzamo hano ibisabwa byose. iyo umaze kubyuzuzamo uhita uranza wajya hano kuri enable content kugira ngo ubashe kubyuzuzamo, warangiza ukahita ukora kuri validate. ako kanya ihita yibika muri local disk C nk'uko twabyize. ubwo rero iyo umaze kubikora neza, umaze kuzuza iyi migereka yawe yose, uyu nguyu umaze kuyuzuza, uhita ugaruka hehe, uhita ugaruka hano kuri e-tax submit, uhita ukomeza. nta kibazo kiba gihari, urongera ukagera kuri wa munuza wawe, ukahita uza hano ukagenda ugakora upload ukayuzuzamo. wamara kuyuzuzamo nta kindi kiba gisigaye, uhita ukora kuri submit.